kuki kubera ko nashakaga ko mwatuganiriza mukaganiriza n'abanyarwanda ndahita mbibabwira kugira ngo mutavuga ngo sinabibabwiye nuko turi mu kiganiro turi kwibaza kubiri kubera mu Rwanda none ngewe ndi padiri Thomas Nahimana nagize amahirwe mbona nimero yanyu Nahimana wawe uvuga oya nanjye ngize amahirwe reka twiganirire muze ndimugire ikibazo rwose reka twiganire yego umuntu uretiza yego wanga ko uvuga ko jenoside itabaye ntabwo tujya tuvugana ariko ibyo ngewe ntabyo njya mvuga ariko mze ibyo ntabwo mupadiri wowe uvuga byinshi mvuga byinshi byo Kagame yarapfuye n'ubu uzi ko yapfuye duha amakuru nyine namwe ngewe ndi mu Bufaransa we duha amakuru niba waramubonye duha amakuru nta kibazo muri ibyawe no kuba wifuza ko wapfukamira n'abandi bifuza uri nk'aba abandi bajya guhamba imitumba ngo barahamba kigeza ndibyo ntabwo bizi se ntubyibuka ndabyibuka ubu niba wagiye kumuhamba wishimye icyo gihe se wishimira ko ndi yapfuye oya ntaho bihuriye aya reka oya padiri ariko se ko uri padiri yewe nabuvamo nibyo muze mujya mureka twiganirire dore no okaziyo n'ubwa mbere tuvugane yego ariko teta principe yanjye uhakana jenoside ntabwo mwemerewe gukora yego ubu nawe sinuvugana iyo ni principe none se ko mbona na idamange yihakana mu mushinja ko yihakana kandi yarayikorewe ubwo noneho uyihakana uyemera nini ntabwo muzi ibyamubayeho ntabwo bakubwiye ntibaguhaye amakuru uriya mukobwa rwose wahagurutse gukorana ntacyo dukorana icy'ingenzi nuko avugira abanyarwanda ariko muze Kagame mwamutweretse ko ari perezida wacu ko ntamukuyeho ko ntamusimbuye Kagame mwamutweretse niba ariho mukamutwereka ubundi tugomba kubibingingira ibyo ngibyo reka tuvuge ko mbyifuza wenda ko nifuje nabi ariko akaba akiriho ganira n'abanyarwanda njye nyihorera ahumuriza abanyarwanda bari kutwumva njyewe unyihorera ntacyo bitwaye ntabwo nganira nawe rwose abanyarwanda bakumva sinzi ko bameze kuko nabaremye nkabo urakomeye ariko umeze neza wowe ariko Kagame yantumaho ko nari nje kumusura ubundi yamurije ikikuza yanyitumiraho tukiganirira reka ntabwo mwanga nta rungone ngewe nangana Tito ntabwo jenoside yabayeho yarayirebaga ariko kumubwira ngo niwe wayikoze none ko ari umutware icyo twakiganiraho uzabanza umutwereke atumubwira asuhuza abanyarwanda abanza asuhuza abanyarwanda dore ni inshingano ye ubwo kuko abanyarwanda ubwo reka natwe yanadusura kuki se twebwe atadusura ntituri abanyarwanda wowe wifuriza ko abantu basuza bika buri gihe uracyatekereza kimwe natwe twese muze ngaho ni wowe uri i Kigali tubwire ko wamubonye umva ngewe ko mvuga ko yapfuye kandi ari wowe tubwire ko uherutse kumubona nibura uduhaye ayo makuru ubu se ndakuvuguruza tubwire uti ngewe ndi mukuru dore ni wowe musaza usigaye kandi koko ndabizi icyo gihe wigaga muri segonderi ugenda ujya guhamba kwigema muri 90 nari ndi mu wa kane da nari agasore wa kane segonderi nari agasore pe no kubwagiye kumuhamba ngo turabizi none se ntiyari yapfuye wishimye ko umuntu yapfuye ibyo ni iby'ibyo bihe Tito nibyo wibuka by'icyo gihe ugahamba n'utarapfa ahubwo nakubwira n'indirimbo twaririmbaga nicyo ndabizi
ndacyayibuka ariko sinjye wayihimbye. ubu n'ubu uraririmba we ariko ubu ngubu umaze kurenza abandi n'abandi igihe bavugaga yapfuye kuko yari yapfuye uze nk'aho urimo uvuga bapfuye ko batapfuye. Kagame turababaye mu mutwereke natubwire nawe umuriza abanyarwanda. ariko se abanyarwanda ni wowe kuko abandi baramubona. Idamange araho i Kigali ntabwo turi kumwe hano nawe arabyivugira ati uyu muntu yahwereye kera. ubwo waganiraga nawe Idamange ubwo hari miliyoni zigeze ku 8 z'abanyarwanda. Muzehe Tito niwe mukuru usigaye mu gihugu, nyabune ni muhumuriza abanyarwanda. Ni wowe mukuru usigaye mu gihugu nyabune. Ariko icyari byo niwe mupadiri ukoranangira pati iby'amasitari n'ingozi sinabyemera ariko mujye mwigisha ngo aho shitani ubanza ari wowe padiri ukorana na shitani. Umuntu wifuriza umuntu gupfa ukamwica atapfuye urumva ari inyuma umutwe ukumva uri muzima. Ikibazo mfite kuko wifuza ko umuntu apfa ukabwira isi yose ngo yapfuye. Ikibazo mfite si uko mvuga ko umuntu yapfuye kandi atapfuye, ni uko umuntu bavuga ko yapfuye ntiyigaragaze kandi n'ubundi afite inshingano n'abihemberwa yo kwigaragariza abanyarwanda. Yigaragaze ko abanyarwanda bari n'abamubona mpaka nomero ka muzehe ahubwo nawe muhamagare niyumvire ko akibaho wenda wabona nyitabye nk'uko turi kuganira. Ubuse ko ndavuze ko we wapfuye kandi umuruta mu myaka. Ndi umunyarwanda ese nuko musuzugura abanyarwanda burya ngo ntacyo ndicyo. Ndi umunyarwanda. Tito uri umunyarwanda kundusha, ushobora guhagarara wowe na Kagame mukavuga ko muri abanyarwanda kundusha. Bitubwire neza kumugaragara. Mbaye shitani kurusha nge se narasha abantu, narasha indege, nge narasha abanyarwanda ndabica mbarasa ku manywa y'ihangu. Ubwo shitani ninde ari ngewe namwe murasa abantu. Titaragiye ariko ndamubonye nibura turavuganye ho gakeya.